biremewe rwose uko nguko abana binjira neza cyane rero ubu baruteranirije hano turaza kubimenye mu bana aba bana bakirikira basaba yewe baba ikaza babwira ati n'umwendo tuvuga neza yego saba yewe yego reka mu kanya twakiriye ubukwe bw'itorero ry'umukiza Nafutali buriya iyo umuryango wicaye bagatugirira icyizere ariko abahawe umukuru ugomba nawe kuza kwizihiza bino birori kugira ngo tuzatugire ahantu aba bana b'abana bakiri muri hano ati Nafutali rwose umurere mikoro nziza abantu bamugisha bagira icyizere kuri bombi ariko burya hari umuntu mukuru turamushimira cyane kuko abatuzanye abana mwe namwe mwidagadure ariko kugeraho mugarukira abantu mutazashimira Nafutali icyo bakwakiriye nk'umuntu mukuru wabaye hano kandi nawe urabyumva isi ibirori yewe ntabwo ndabona ibyiza biri imbere nakuzabagira ati ibyiza biri imbere reka rero muri kano kanya twateranyizwa twese na korali Reba Ikaruvali Reba Ikaruvali abahiriwe baririmbye Siri yaririmbye tubabwire yaririmbye urumuri rwaririmbye n'andi makorali yose yaririmbye itabaza n'andi ntabwo twigeze tubona Reba Ikaruvali Nafutali uretse Nafutali abanza yagiye basobanura nawe nyine babye ko yahageze kuko tubonye Nafutali dushobora kuba tubonye iyo waruzi ngira ngo Yesu ashimwe umunyarwanda yaravuze akambere kararyoha akanyuma kakarusha turacyabirimo neza ndabona iyo nitegereje amaso yanyu mwese mbona hari kandi amatsiko mufite ntabwo ari ay'ubusa mbere y'uko mbatangariza ibigiye gukurikiraho nifuje ko dusenga Imana reka dusenga Imana Data wa twese uri mu ijuru Imana idukunda tugira rugize byose turagushimye uhabwa icyubahiro tugushimiye uburyo uba mu murimo wawe ugakoresha abana bawe kugira ngo ubutumwa bugere ahantu hose uyu mwanya ngwino ubane natwe kandi byose bikorwa kuguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu amen ngira ngo nta yandi matangazo mfite ahubwo abarekambere yego reka nk'uko abantu bose turi aha ngaha tuzi ko twatumiwe cyangwa se tuje gushyigikira korali Reba Ikaruvali Reba Ikaruvali kurumva Reba Ikaruvali niba inyumva tugeze muri gahunda nziza nayo nize yiyereke abo yatumiye kuko amatsiko yabaye menshi kandi bari kundeba na Reba Ikaruvali niba banyumva bita niba nyumva yego ndabigize abantu twese turebe imbere byose bahoro Ariko
wafatanye ariko igikorwa kihagaragara. Ntimugire ngo biba byoroshye, uruhisho rwahishiwe twese, reka buriya bwari abayobozi bacu barimo bafungura buriya natwe bigiye kutugeraho. Aho binajyana gufungura buriya ranga Imana bari Imana turategereza. ariko muri hatagiye iyi kamera muri kugenda gufata buri muntu adashyizeho urwego hari kubona mwaza ku murabona ko byageze aho bose buri muntu wese atari bakora batangiye ariko none buri wese ari kubona akora. Neza igihe umuyobozi w'ikoro kugira ngo hari igihe baza kudukenera kugira ibyo batangaza. Haleluya. Amen. Ndio wakurejea. Nagifora.
ibyo bakora ikirimo ngewe mutakimba kuko nakibona n'ubu tuba n'ubu n'umutima w'ubugingo babivuze ngo ni umutima Haleluya. amena Reba Karuvali icyo yaduhishiye kandi isaha yacu ikaba igeze ni ubutumwa bwiza. Kuri iyi sede audio harimo ubutumwa bwiza mu ndirimbo niyo mpano Imana yabahaye kandi barimo gukoresha neza mu ndirimbo icyenda. Amaraso tuzamusanganira, ifite ibyishimo, ibyiringiro, ifite ubugunguzi, Natanayeli, Muragwa, Nimwishime, iya cyenda ni Mose. Zose zikaba ziri ku muzingo umwe uturangirira kwishima. Nimwishime. amena Uwiteka abakomereza impano kandi ubu butumwa bwiza twese buratureba tubwakire kandi tubusakaze. amena Nk'uko twese twaje rero tubiziho, iki gitaramo ni ugushyira ku mugaragaro ubu butumwa bwiza bwo butangiye kugura umurimo. Twaje hano umukuru w'intara Bizi yanamuhaye inshingano y'uko ubwo ndaba mpagaze mu mwanya we ntangaza ku mugaragaro ko ubu butumwa mu ndirimbo icyenda buri kuri uno muzingo twateguriwe na korali Reba Karuvali bushyizwe ahagaragara kuri uno munsi. Twumvise intambara zabanje, ibibazo bagiye bahura nabyo, iyo turi ku murimo Satani nawe aba ari kumwe kandi uwo ni umurongo wacu. Dufatanye gusenga kugira ngo Imana bari ikomeza kubona umurimo. Korali Reba Karuvali rero tubashimiye umwete mwagize kandi tunabifuriza gukomeza kugaragaza mu murimo. Uwiteka Imana yacu ntizabemera umwete mufite mu murimo. Teraniro mbere y'uko tujya mbere dusubize umwanya bari baduhaye, ndagira ngo nsabe duhaguruke dusenga. Dusenga nabishimira Imana yacu izina ryawe ry'igiciro. amena Ari ubugingo bwacu kandi turemeye ko tugira n'uburyo tubyubaka mu biganza. Turi ahantu tugusaba umugisha ukomoka umugisha kuri iyi yose wo kuzabona ubutaka bwawe. Dusaba umugisha umuntu wese witanze akaboneka abantu umugisha utangaje. Dusaba umugisha kandi gukora Reba Karuvali urugendo rutoroshye n'izindi wabanye nabo, niyo mpamvu tugushimira Imana yacu. Hari abakomeje babarinda kandi bagejeje kuri iki gikorwa cyo gushyira ahagaragara ibihangano byabo. Tubasabye kugira ngo bibahere umugisha kandi yaba abo baduteranirije ahantu uyu munsi
yaba abababanjirije ndetse n'abazabakurikira mu murimo wo kuririmba, tubaye kugira ngo uko baririmbira mu isi uzaba no kuzaririmbira mu buhamya. Yagora ku ngoma abaririmbyi turabakoretse kugira ngo batugirireho umugisha, maze ubutumwa bageza ku bana bawe ujye bubanza kugira icyo bakorera mu mibereho yabo ya buri munsi, utazaba ibyipfa gusa ahubwo kuri ba muzo uzamurika amakamba y'ubugingo. Nawe rero bana natwe, yaba nonaha yaba kugira ngo uzabonye uzasanga tubiteguye, ugiye kubitegura no kubiteguza abandi, yaba mu buryo bw'indirimbo, yaba mu buryo bw'ivugabutumwa ritandukanye ibyo ari byo byose, ariko ikigo turinde byose urebe ko imbuto zikwiriye bihari. Tubisabye muri mu izina rya Yesu umucunguzi wacu.